Dore ukuntu uzajya ubigenza nimba telefone yawe nta interineti ifite. Ugeze muri setingi, ubundi ukanda hano handitse netiwake andi interineti, ukandeho, umanuke hepfo, ukande hano handitse simuzi, ukandeho, ubundi ndi kubikora ariko ibi bikora kuri telefone za Airtel Imagine gusa, ukande hano handitse Airtel Rwanda, ubundi umanuke hepfo, ukomeze umanuke ugere hano handitse ngo access point name. Iyi access point name hari igihe haba handitse APN ariko ku ma Airtel gutya handikwa access point name. Noneho urabona ko handitse Airtel internet, noneho internet.mtn, reka twongeremo indi, tukanda kuri kano kamenyetso ko guteranya, nurangiza wandikeho Airtel internet. Iri ni izina rya access point ugiye kugikoresha. Okay, kandi done, wemeze, umanuke hano handitse APN, usetinga handikemo internet byonyine, urekere kandi kuri done. Okay, nurangiza ibindi byo si ngombwa cyane, by'amapassword n'iki ntabwo ari ngombwa cyane. Uhite uza hano hari utudomo dutatu ukandeho, ubundi ukande hano handitse save. Urabona noneho tugeraho access point names ebyiri. Noneho uhita uza uhitemo iyi ngiyi ya kabiri, ubundi ukande ku tudomo dutatu. Okay, hano biba birangiye. Ku ya kabiri urabona ko bise bihindura interineti. Ubu ngubu telefone yawe iba igiye gukoresha interineti yihuta noneho sasa. So urabona ko zise zuzura hejuru. Nubona iyi video igufashije, ntiwibagirwe gukanda like.